ariko nanone nongere kubashimira abavandimwe inshuti bakurikirana iki kiganiro kenshi bakunze gutelefona kugira ngo dusengane, ariko abandi bakaduha n'ubuhamya bw'iby'Imana yagiye ikora nyuma yo kubasengera bagakira indwara, bakabohoka, baraboshye mu buryo butandukanye, ndetse abandi bagakizwa kuko bifuza kubohoka mu bugingo, abandi bifuza gusabana n'abavandimwe babo bari bafite ibibazo bigakemuka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abandi bari mu bitaro bakavayo amashimwe yabo akatugeraho mu buryo butandukanye. Reka rero bashimire kandi nizera ko no muri iki kiganiro nacyo Imana igiye gukomeza kuvugana n'ubugingo bwacu twese. Muri kumwe na Bishop Seburikoko Celestine, Lutheran Mission in Africa. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 17 kugeza ku wa 14 kugeza ku wa 17. Matayo 8:14 kugeza kuri 17. Yesu ajya mu nzu ya Petero, abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga, amukora ku kuboko ubuganga bumuvamo, arabyuka aramugaburira. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu akikorera n'indwara zacu. Turagushimira Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, kuko wazuye Yesu Kristo kugira ngo ibyacu bizuke. Wazuye Yesu Kristo kugira ngo abane natwe atari mu buryo bw'umubiri, yaba hamwe hari ntahabe, ubabera hose icyarimwe kuko ni umwuka wawe. Turagushimira ko wabikoze, turagushimira ko dukorera ibikomeye mu buzima, utuvana mu bwoba ukadutinyura, bihagarika umutima wacu ukabihindura, byari bitwihebesheje tukagira ibyiringiro bishya, ibyatumaga tujya kure y'ubwiza bwawe tugakurwa n'ineza yawe. Ndakwinginze kuri aya masaha y'umugoroba kugira ngo mvugane n'ubugingo bw'abana bawe, ababyeyi bakuze, urubyiruko, abakwizera n'abatari bakwizera, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndakwinginze kugira ngo ugire icyo wakora kuri uyu mugoroba, kugira ngo ubugingo bwacu burusheho guhembuka imbere yawe, mu izina rya Kristo Umwami wacu, amina. Usomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4 n'uwa 5, haravuga ngo wiringire Uwiteka kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Wiringire Uwiteka kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ikiganiro cyacu muri rusange kiratubwira ngo, kiraduha gutekereza icyaguhesha amahoro. Ariko muri iyi minsi ya none, ni ibiki ugombye kumenya, ni ibiki ugombye kwitaho kugira ngo umenye wa mugani uburyo wagira amahoro? Abantu bahagarika umutima, abantu baratinya mu buryo butandukanye, ariko hari n'igihe dutinya ibitari ngombwa ko tubitinya. Hariho n'igihe duhagarika umutima n'igihe hatari ngombwa ko duhagarika umutima. Niyo mpamvu Zaburi tubwiye 37 umurongo wa 4 n'uwa 5 avuga ngo wiringire Uwiteka kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Wiringire Uwiteka, wiringire Imana, hanyuma Imana nayo ubwayo izamuye ibyo umutima wawe ushaka, ibyo umutima wawe usaba.
by'umutima wawe wifuza, Imana izabikora. Ntabwo ibintu byose bitubaho mu buzima ari ukubera ko tuba twabisengeye, nta nubwo ari uko tuba twabitekereje, ariko Imana yacu izi ko tubikeneye. Nanejejwe n'umwana w'umukobwa ubushize wanganirije amaze kumva ikiganiro cy'ubushize, ambaza ibibazo. Arambaza ati, kubera iki hari ibintu Imana yavuze ariko ntibisohoze bikagira kidobya, simbigereho kandi nari mbikeneye nabyifuzaga? Nyuma nza kumubwira nti ese ushobora kwihangana ukampa umwanya mwiza tukaganira, ukambwira ibyo bintu urimo uvuga uko biteye? Nangije arambwira ati, yewe ndi umwana w'umukobwa kandi Imana yampaye isezerano yuko nzabona umugabo kandi mwiza. Ati kandi abakozi b'Imana barabimpanuriye barabimbwira. Atariko kidobya igenda iza bigapfa. Ntayo namubona, ariko se ubundi wari ufite fiance? Atoya. Ati nabonaga yenda kuza igiye gusohora, numva rwose ari igihe cy'uko uwo fiance yakaje. Ati ntihabure ikintu cya kidobya. Ati burya hari n'abantu bazi kuroga. Ati bakabyica. Bakabyica kandi hana fiance wari ufite. Bakabyica nta n'umuntu mugeze mukundana ngo mubyumvikane. Ati baho. Ndaye ndambwira rero hari ikintu ukwiriye kumenya cyaguhesha amahoro kurenza kubona umukundana no kurenza kumva wabona umugabo. Icyambere, ntabwo Imana yaremye ikigore n'ikigabo kuko twabisabye. Imana yaremye ikigore n'ikigabo, nanjye ndi umusore nawe uri umukobwa, ni isezerano yuko umukobwa abona umugabo n'umugabo abona umugore. Ni isezerano ry'Imana, ni amahame y'Imana. Iyo bitabayeho haba hari Satani, ariko ni umugabane wacu. Tugombye kumenya yuko hari iby'Imana yabiteguriye, atari uko twabisabye, atari uko twabisengeye, ahubwo ari umugabane wacu. Dukwiriye kubimenya no tubyiteguye, wenda tugakora ibyo tugombye gukora mu mwanya wacu, kwifata neza no kuyubaha, Imana ikazabisohoza. Ahubwo ntabwo ari ngombwa kwiriza ubusa, ntabwo ari ngombwa gusenga ngo nzabone umugabo nzabone umugore. Wenda nzabone umugore mwiza cyangwa nzabone umugabo mwiza, uwo nshaka uko ntekereza, bindi byo nabisengera. Ariko ubundi kubona umugabo, Imana yasezeranije ko nzabona umugore, Imana yasezeranije ko nzabona umugabo. Ibyo abantu rero ukwiriye kubimenya. Ugahagarika umutima, ukabura amahoro, ukumva ufite ubwoba, ukumva hari abazabyica. Hari Imana ibikora kurenza babyica. Kandi by'Imana yasezeranije abantu, ntabwo ari ngombwa ko abantu baza kubiguhanurira. Ahubwo hari abantu baza kubiguhanurira ku nyungu zabo, bafite ibyo gushaka. Mu myaka yashize hari umusore wanjye umwe wambwiye ati, umbabarire nagiye gusenga ahantu ntakubwiye. Ati ndabizi ko iyo nkubwira abantu bari kumbuza. Ngambwira uko byagenze. Ati abantu barambwiye ati hari ikibungo, hari umuntu usengera abantu bifuza gushaka abagore cyangwa bifuza gushaka abagabo. Ati kandi yagusengera Imana ikabikora. Ati njyayo, nanjye natwawe n'umuntu w'inshuti yanjye ajyanayo. Ati ngezeyo, umuntu arandeba arambwira ati ngiye kugusengera pe, kandi mu gihe kitari cya kera uraza kubona igisubizo. Atari ko ugomba gutanga amafaranga 5,000. Araza arabimbwira, nta nawe yarayifitiye. Araza arabimbwira ati hari ahantu nagiye gusenga, ariko hane ikibazo, none nje kukubwira uko byagendekeye nawe ngira inama. Ati nagiye ngo bansengere, numva gukora imyaka yanjye, ababyeyi banjye bifuza ko ushaka umugore, nanjye numva ari igihe cyo gushaka umugore, kandi ubu mwaka utashi ntashatse umugore. Ati njya mu masengero njya kubisengera. Ati ariko ngiye umukozi w'Imana arambwira ngo kugira ngo nsengere bifate bisubizwe mu gihe cyabyo nuko nanga 5,000. Nayo ndamuseka, ariko se wowe uri umukirisitu, wowe usoma Bibiliya, ninde wakubwiye ko kubona umugore cyangwa kubona umugabo ari gusengera? Ibyo biri mu isezerano. Wenda kubona umuntu mu gihe cyawe, mu yenda no kumenya uwo ari we, ibyo byenda wabisengera. Ariko kujya kubitangira n'amafaranga, ibintu Imana yadusezeranije. Ubu se ikigore n'ikigabo uko Imana yabiremye, hari igisengera ikindi kugira ngo gihura n'ikindi?
ko ibyo Imana yakoze biri mu mahame y'Imana. Imana yabikoze. Rero hari ubwo bujiji bwacu, kutamenya kwacu, kudasoma ijambo ry'Imana kwacu, kumva amagambo y'abantu mu mihanda bidutwarira umwanya ntitumenye icyo tugombye kumenya, hanyuma tukabura amahoro n'igihe kitari ngombwa, tugahagarika imitima, tukumva gutinya. Mu by'ukuri biteye ubwoba, kuko nk'ikintu cyo gushaka, nanjye ndumva nyine na mutoya nagiye mbona imiryango ibuza abana amahoro, nk'umwana w'umukobwa cyane cyane bavuga ngo murumuna wawe yakuze, ngo none nawe urahari, ngo uguye ku ziko, ngo ugushije na murumuna wawe ku ziko, kandi hari amagambo avuga ngo nta mukobwa muto washaka mukuru akiri aho. Ibyo byose byagiye narabibonye n'amaso yanjye. Hari umwe mu miryango rwose nzi babujije amahoro, ku buryo bamubujije aranagenda, ngo najye gushaka, aragenda. Sinongeye no kumubona mu buzima bwanjye bwose, yarapfuye abaho mu miryango. Ntabwo mu muryango wacu yongeye kugaragara, kandi yabujijwe amahoro n'ababyeyi. Nyina bwite niwe wabujije amahoro, ngo arakuze, ngo ntakwiriye kuba aho ngaho, ngo ntagende, amumuza amahoro, ku buryo umukobwa yagiye haratorogera aragenda, yarapfuye. N'abantu tubizi uko byagenze, ariko aya magambo narayumviye. Rero nibyo, abantu baduhagarika imitima, abandi bakadutera ubwoba bashingiye ku buzima bamenyereye n'imico yabo. Ariko iyo twebwe turi mu ijambo biduha amahoro. Niyo ababyeyi batubuza amahoro, niyo abavandimwe batubuza amahoro, niyo tutabona iyo tugomye kubona mu gihe cyabyo, wenda tukibaza ko hari n'abaturoga, tukibaza ko hari n'abica ibyacu, tukibaza ibyo byose. Tugombye kumenya icyaduhesha amahoro. Ibyo ngibyo bihangayika abantu batagira ibyiringiro, abantu batazi umwami wacu Yesu Kristo wazutse. Ni byiza koko ko baba muri ubwo buryo, bakabura amahoro, bakumvira ababyeyi, bakumva imiryango byivuga, bakanahaguruka bakagenda, kuko babuze amahoro, bafite n'ubwoba, imiryango yaberetse ko ntacyo bamaze, birumvikana. Ariko kuri twebwe abizera umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo ariko tugombye kumera. Tugombye kumenya icyaduhesha amahoro n'igihe abantu badutejeje umutwe. Tugombye kumenya icyaduhesha amahoro n'igihe tutageze ku twifuza kugeraho mu gihe cyabyo. Tugombye kumenya icyaduhesha amahoro, kuko hari icyo tuzi icyo Imana ikora, tuzi amahame y'Imana, tuzi icyo Imana yavuze. Niyo mpamvu ibiri tubwira ngo wiringire Uwiteka kandi wishimire Uwiteka, nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Sinzi ko aya magambo yumva: wiringire, wishimire, hanyuma witegure kwakira ibyo Imana isezeranya abayizera. Wiringire Imana kandi uyishimire, kuko Imana iyo ikoze ikora neza. Usomye muri Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere uravuga ngo, Timoteyo igice cya mbere umurongo wa mbere, ijambo ry'Imana riravuga ngo, Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu kubw'itegeko ry'Imana, umukiza wacu na Kristo Yesu ari we byiringiro byacu. Byiringiro byacu. Iki gituma tudahagarika umutima, igituma tudatinya, igituma dutinyuka, umutima wacu ntucike intege ngo twihebe. Hari ibyiringiro. Ugombye kumenya ko hari ibyiringiro ufite ab'isi badafite, badatekereza nkawe. Yesu Kristo wazutse, watsinze urupfu, wahinduye amateka, wanditse amateka, agahindura ibihe. Uwo niwe byiringiro byacu. Ubushize navuze kuzuka kwe hagati y'ibikomeye, hagati y'abatifuza ko bityo, hagati y'ingamba zikomeye z'isi, yuko barinda n'imva ye. Bo bari bazi ngo intumwa zizaza zimwibe, cyangwa abandi bamukundaga, bakora ibishoboka byose. Ariko nakubwiye n'ingaruka ku babyitambitse imbere, baba ari abasirikare, baba n'abayobozi b'icyo gihe. Navuze kuri Pontiyo Pilato, kubwira n'ingaruka zamubayeho kubwo
kugira uruhare rukomeye kugira ngo inkuru za Yesu zo kwamamara. Byiringiro byacu Yesu, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abari wiringira ntabazabisohoza. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, umwiringire nawe azabisohoza. Imana yacu ni Imana yo kwizerwa. Hejuru nirakubwiye ngo wiringire, hanyuma wishimire ibyo Imana yagiye igikora n'ibyo yiteguye gukora. Ariko noneho numara kumenya ibikuremereye, uwo byiringiro byacu, aho kubyikorera wowe ubimukoreze, hanyuma ngo ni urugendo rurerure. Urwo rugendo rumwikoreze kandi umwiringiye, nawe azabisohoza. Yesu niwe byiringiro byacu. Yesu niwe byiringiro byacu, kandi azasohoza ibyo yavuze, kuko arabikora. Petero yaranditse mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo 21 ati, abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanjye n'ibyiringiro byanjye bire ku Mana. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanjye n'ibyiringiro byanjye bibe ku Mana. Abantu bashyira ibyiringiro ku bantu, abandi bashyira ibyiringiro ku bintu. Ariko twebwe Imana yazuye umwami wacu Yesu Kristo, ibyiringiro byacu biba ku Mana ku bwa Yesu Kristo twizera, kugira ngo kwizera kwanjye n'ibyiringiro byanjye bibe ku Mana. Ntabwo byari byoroshye ko ibyiringiro byawe byaba ku Mana. Ibyiringiro byawe byari kuba ku bantu, ibyiringiro byawe byari kuba ku bintu, ibyiringiro byawe byari kuba ku mateka yanjye, ku mashuri. Ariko ubu ntabwo ariko bimeze. Kuba Imana yazuye umwami wacu Yesu Kristo, yamuzuye kugira ngo kwizera kwanjye n'ibyiringiro byanjye bibe ku Mana. Niyo mpamvu Petero agiye kwandika mu gice cya 5 umurongo wa 7 aravuga ati, niba ari uko bimeze, muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Hari ikintu ugomye kumenya mu buzima bwawe. Iyo umuntu azi ko ari umuntu umwitaho, bimwongerera morale. Nigeze kurwara ndi ku ishuri mu myaka ya kera mu mahanga iyo ngiyo, ariko mu kigo nigagamo hakabamo umukobwa w'umunyarwandakazi warongowe n'umunyamahanga. Uwo munyamahanga yari umwarimu wanjye. Ndarwara ncika intege, numva no kwiga ndashaka kubireka. Arangije uwo mushiki wanjye yarazi ko dufite icyo duhuriyeho, arampamagara mu rugo iwe. Ubundi kujya mu ngo z'abarimu ntabwo byari ibintu bisanzwe, ariko arampamagara arambwira ati, iki gihugu urimo nta nyoko, nta so, nta muvandimwe uretse Imana yawe. Ariko Imana yakuzanye aha yari ifite intego. Wiringire iyo Mana, wicibwe intege n'indwara urwaye. Biragaragara ko ufite intege nke z'umubiri, biragaragara ko ari byo ukeneye. Ati reka nkubwire, ndakugenera ibirahure 2 by'amata,
buri munsi, ikirahure kimwe mu gitondo, ikindi ku mugoroba. Ibindi ugerageze urye. Igihe uzumva wacitse intege, wumva ibyiringiro byawe bisubira inyuma, amasomo wayareka koko, uzajye usanga mu biro, hari ibintu yakoraga mu biro, uzajye usanga mu biro nk'uje gushaka serivisi, ariko kugira ngo umuganirize, ukeneye ibyiringiro byo kumva ko Imana yakuzanye ifite impamvu. Kubera ko mushiki wanjye yari mu bayobozi, yari mu bakozi b'ikigo, binyongerera imbaraga nakakerera mpaye ntagaherukaga, ako karahure n'amagambo na morali, ndakubwiza ukuri, ntangira kumva ibiro byiyongera, ntangira kumva gutsinda ari ngombwa, ntangira kureba imbere ibyo nzakora n'icyo ngombye kuzaba cyo, kurenza indwara ndwaye, ntangira kumva umunsi nzarangiza mu mashuri, ntangira kureba kure, ariko mbitewe n'umuntu unteye morali gusa. Yesu Kristo aduhagurukiriza abantu badutera morali, batwongerera ibyiringiro, baduha gukomerera ku Mana, kwizera kwacu gakomera. Ariko Satani nawe yohereza abaguca intege. Hari ubwo rero utwara umwanya we munini ukumvira abaguca intege, abakwereka ko byarangiye, abakwereka ko ntacyo wageraho, abakwereka ko ntacyo waba cyo, abakwereka ko ntacyo uzamara, abakwereka ko ntacyo uzageraho, ibyawe byose byapfuye, no mu miryango yanyu byapfuye, nawe urapfuye, nta naho uzagera. Ukumva ayo majwi mu gitondo, ukayumva saa sita, ukayumva nijoro, wajya no gusenga ukumva isengesho ntabwo rirenga parafo, ukumva riragarukira aho ngaho kubera ibibazo, kubera intambara, kubera ibintu byinshi watsindagiwemo. Mu izina rya Yesu Kristo ndakubwira ngo hari ibyiringiro, mu izina rya Yesu Kristo ndakubwira ngo bishobora guhinduka. Ariko hari icyo ugombye kumenya ko Yesu Kristo wazutse ibyiringiro byacu, kugira ngo ibyiringiro byacu bire ku Mana. Imana twita ifite umugambi muremure kandi mwiza ku bwacu. Niwiringira iyo Mana ukumva bakubwira ibyayo, ntabwo uzacika intege. Hari n'abazakuzanira akagera hasi k'amata, kugira ngo ibyiringiro byawe bikomere, kuko Imana itwitaho. Imana ikora ibintu bitandukanye bituma itwereka ko itwitaho. Niyo mpamvu nkubwiye ngo muyikoreze amaganya yanyu. Nubwo wagira impamvu zo kuganya, nubwo wagira impamvu z'ibibazo, nubwo wagira impamvu z'intambara, nubwo wagira impamvu zituma ubona ibintu bikomeye, ndashaka kubwira ngo ntabwo twemerewe kurira nk'abatagira ibyiringiro. Turarira, ariko tukarira imitwaro yacu tuyikoreza wa wundi wazutse ku bwacu. Muyikoreza amaganya yanyu kandi yose, ntabwo ari make. Nta kintu na kimwe Imana idashoboye, nta kintu na kimwe Imana itakora, nta kintu na kimwe Imana itahindura, kuko yita kuri mwe. Hari abantu batagira babitaho, hari abantu b'inshike. Tumaze iminsi mu cyumweru cy'icyunamo, numvise ubuhamya bw'umusore umwe uvuga ko ari agahinja gato, ababyeyi bapfuye, atagira n'umwe mu muryango, n'umwe atazi n'iwabo, uretse uwamutoye akamufasha. Gusa yamubwiye aho yamutoye, akavuga ati nkeka ko ari iwacu. Niba mwarakurikiranye nkanjye, ngo n'ubu ngubu aracyajyayo, n'umugabo arakuze. Urumva umuntu ufite imyaka 27 akajya hahandi bambwiye ko bamutoye, ati nkicara nkarira, nkavuga ngo aha niho hari iwacu, aha niho datarama baguye, aha niho naburiye umuvandimwe n'umwe, nkaba ntagira n'umuntu n'umwe muri iyi si wambwira byibura n'akantu na gato. Nta n'umwe ngira, ni incike kabisa. Nta byiringiro afite yaterwa n'umuryango ko nawe, kandi arabizi neza ko nta muvandimwe, ni incike buri. Urumva rero uyu muntu mu by'ukuri afite umutwaro uremereye, afite amaganya, ataturwa n'amafaranga, ataturwa no kwiga kaminuza ngo ayirangize, ataturwa no kumugirira neza uko ariko kose. Kuko kumugirira neza ni kwazana umubyeyi, kumugirira neza ntabwo kwatuma yumva afite umuvandimwe. Afite ikibazo, afite umutwaro uremereye, araremerewe, aragowe, ntafite n'uwamutura uwo mutwaro. Akeneye ikintu kimwe gusa,
akeneye kumenya Yesu wazutse. Niwe wenyine wamuruhura. Kubera iki wamuruhura? Nigeze kubabwira mu myaka yashize ukuntu natinyaga abagabo bose kubera ko data yapfuye nkiri muto, simbone data, nkaherwa na mama. Urumva kwerwa na mama wenyine, nta mugabo mbona mu rugo, n'abantu bose bakiri bato, bituma abagabo bose mbatinya. Imvugo z'abagabo nazimenyera, namenyereye imvugo z'abagabo ku ishuri, ariko no kuvuga data ku ishuri bambaza ngo so ninde, nkumva baranyurira n'umuntu gucuburira ikintu, urambaza data ukavuga izina, ikindi gihe ugahindura ugashakira izina uvuga ry'umuntu uriho, kuko so ntumuzi kandi yanapfuye, none ukavuga iryo uriho kugira ngo wumve nawe kurumu. Ibyo byambayeho, ndabizi byambayeho, birandemerera kutagira data, kutagira uwo mpamagara ngo papa. Sinigeze mpamagara papa, n'uwo nabihamagara nuko nari nkubake gusa, ariko sinigeze mpamagara papa kuko papa yapfuye kiri muto, sinigeze mpamagara. Kimbere ikibazo gikomeye. Reka nkubwire ukuntu naje gukira. Maze gusoma ijambo ry'Imana, Bibiliya, ntabwo nagiye mu giterane, nta n'uwamanuriye, ariko maze gusoma Bibiliya nabwo nyitiye nagira iyanjye, kumva gusa gukunda gusoma nk'umwana ukunda gusoma, nkubitana Bibiliya, ntangira gusoma Bibiliya. Kandi icyo gihe maze gukura, nari imyaka 15 nibwo nafashe Bibiliya bwa mbere mu ntoki zanjye, y'intirano nayo yawe nari yabwiye ubushize. Noneho nza guhura n'isengesho ryo Yesu yabwiye intumwa ngo mujye musenga mutya. Noneho ritangira rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru. Kubera gukunda gushaka gusoma ijambo ry'Imana, ntangira no kujya mu matsinda atandukanye yo kwiga ijambo ry'Imana. Itsinda nagiyemo rya mbere, urubyiruko bagenzi banjye barafite inyota yo gusoma Bibiliya, yari ngombwa ko tuvuga data wa twese wo mu ijuru dutangiye gusoma Bibiliya, tukayivuga dusoje kabiri. Noneho nanjye uwo muco mu gitondo nkagomba kuvuga data wa twese wo mu ijuru, na ninjoro ngiye kuryama nkavuga data wa twese wo mu ijuru. None ijambo data rinjemo, ngiriyerekwa, Imana yangiriye neza. Umunsi umwe mbohorwa n'ijambo rimbwira ngo kuki uhora wumva ko so yapfuye kandi ntawe unamugira utazapfa, ahubwo hariho so wo mu ijuru udapfa, ukwitaho uzi ibyawe, ubwire ibyawe byose kandi ntazapfa, ahubwo uzamusanga. Ayo magambo ndashaka kubwira ikintu cyanduhuye, kuvuga data noneho udapfa. Ntarigeze mbona umubiri, ariko namenye data udapfa, kandi nikoreza imitwaro yanjye yose kumenya Imana, kumenya data wandemye mu izina rya Yesu Kristo, no gusenga ngo data wa twese wo mu ijuru, nkumva afite data. Byaranduhuye. Ndashaka kubwira ngo ayo magambo yatwaye ubupfubyi bwanjye bwo kutagira data. Mba muzima, ndabohoka, no kuvuga ngo singira data birakira. Ntinyuka kuvuga data. N'uyu munsi ubundi gihe ntabwo ndiko Seburikoko, data witwa Seburikoko, mpitamo gufata izina rya papa. Noneho nkarivuga numva nshize amanga, nkarivuga numva riryoshye, ntangira no kubaza ibibazo ngo subu data nimfa nzongera mubone, ese niba atarabatijwe nzamubona. Ntangira kubaza ibibazo nk'ibyo, uko numva ariho ari ahantu nanjye nzamusanga, ariko mbigizwe na wa wundi nizeye, data waremye data. Oh haleluya. Ukeneye kuruhuka, mufata amaganya yanyu mwo kuyikorera, ngo ujye ahantu ujye kurira gusa nk'utagira ibyiringiro. Reka tugire ibyiringiro muri Yesu Kristo wazutse, hama tumwikoreza amaganya yacu, tumwikoreza agahinda kacu, tumwikoreza ubupfubyi bwacu, tumwikoreza ubukene bwacu, tumwikoreza intambara zacu, kuko Bibiliya yatubwiye ngo kuko yita kuri mwe, uwo yita kuri wowe.
icyaguha ngo umenye uwita kuri wowe kurenza kwibaza ko wakwiyitaho ukagira aho wakwigeza. icyaguha ukamenya kumenya ukwitaho witane ku iherezo ryawe kurenza bakwitaho bagushakamo inyungu. usomye Bibiliya inkuru za Yosefu ushaka kuvuga ngo Potifari ngo yitaye kuri Yosefu. oya, ntabwo Potifari yitaye kuri Yosefu, yitaye ku bye gusa. Yosefu kuko yari umunyamugisha yita ku bya sebuja, maze Imana bimuhera umugisha. Sebuja amenya agaciro ka Yosefu. icyo Imana yakoze kuri Yosefu nuko agaciro ka Yosefu kamenyekanye kwa Potifari, ariko si ntacyo yungutse kwa Potifari. Yosefu icyo yungutse kwa Potifari ni ukujya muri gereza. icyo yungutse kwa Potifari ni ukurya kamera neza bakamwifuza marare akamuzamukiraho, ariko nta kintu yungukiye kwa Potifari. icyo yungukiye kwa Potifari ni uko Imana yasoje icyo Imana yavuze kuri Yosefu, nicyo cyonyine gusa. ariko Potifari ntibazagushuke ngo uri umukozi mwiza, ngo sobuja aragukunda. umubare nishaka mvuge n'igihugu, ngo uri umukozi mwiza, ngo igihugu kiragukunze. kigukunze igihe uri mu gikorera, ariko utarimo iyo gikorera hari abandi bazagikorera agaciro uzajya muri pansiyo rero, cyangwa uzasura bari muri pansiyo bakubwira uko bitwaga ba bosi, hanyuma yageze mu nzu yitwa nde. ubu bosi buragaruka, niba kubaha bazagutumira mu biganiro, niba uri umuhanga bazajya bakubwira ubuze bicare hagati y'abandi, ariko uragenda uva agaciro kawe n'icyo uri cyo. kandi icyo uri cyo nta muntu wakiguha, ariko Imana yiduha ikadutura imitwaro n'igihe twagiye mu zabukuru bakadushakisha, kuko hari icyo ufite abandi badafite. wenda si icyo uzabonera umushahara, ariko ikizagukomeza, ikizatuma ubaho, ikizatuma wifuza ko imyaka yiyongera, kuko hari icyo ufite watanga, kuko wararuhutse, waruhura benshi. Kwikoreza amaganya yacu rero, Imana yacu amaganya yo ni menshi, intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi. nanjye nkubwiye ibyanye nawe ukambwira ibyawe. hari abajya bambwira ibibazo, nanjye ubwanjye nkifuza uyu muntu abayeho ate umeze gutya. hari abantu batajya basinzira, hari abantu bakomerewe n'ubuzima. ejo bundi hari uwamamagaye mu karere ka Gakenke, turagara Gakenke, kandi ye nibereye Kibungo hano, kagira ngo ndavuga n'aba Kibungo na za Gakenke. yo muntu wa Gakenke kaguhamagara, kumbe na Gakenke hari ibibazo, ntabwo biri hano Kibungo gusa. hari n'undi wamamagaye wa Nyabihu, we yanyandikiye kuri WhatsApp, dutangira kwandikirana Nyabihu iyo ngiyo kuri WhatsApp. abantu bararemerewe, bumva ijambo ry'ibyiringiro bagakenera kurushaho kuryumva. ukeneye kuruhuka, ariko Yesu yavuze amagambo meza ataranapfa, atarajya no mu ijuru. werivuye atumva imitwaro yanyu kuko nayikoreye. ubushize nababwiye ko intimba zacu n'ibibazo byacu ibi ari byo byatumye ku musaraba, kandi tuzuka atuzanye ibyiringiro bishya dukomereye muri we. shimire bariya abantu bushize bambwiye ati nsengera nyizwe nanjye ninjire muri we, numve ndi muri ye koko, ibyanjye byose byabaye ibye, uko nzabaho uzabewe. abantu barabakuze cyane. ni byiza kumenya icyo ukeneye, kandi wagira ibyo byiringiro ukabaho ugatangira gutanga ubuhamya. hari n'undi wambwiye atumva ngewe rwose Imana yampaye amahirwe yo kubaho neza, mfite n'umugore nkunda n'abana, atari ko ngewe umugore wanjye namwimye amahoro, mfite ibigeso byinshi, yaranabimbwiye se nabigusubiriramo, mfite ibigeso byinshi bituma ntagira amahoro mu rugo rwanjye. nsengera ko ibyo bigeso bihagarare mu izina rya Yesu Kristo. maze kumusengera ari ku wa mbere nganira nawe ikiganiro kirekire, maze ndamusengera, maze aratura arihana, arangije arambwira ati jya uhora unyandikira utwande akandiko imirongo ya Bibiliya y'inkomeza. ndifuza urugo rwanjye ko rwaba intangarugero hano mu murenge wacu, urugo rwiza rufite amahoro. umugore wanjye yasengaga, jya sinasengaga, ariko nanjye nubafashe icyemezo cyo gusenga. fata icyemezo nawe uyu munsi, fata icyemezo nawe uyu munsi, kuko ayo maganya azakwica, izo ntambara zizakwica, ibibazo bizakwica,
kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwikoreze Yesu Kristo, mwikoreze amaganya yanyu, kandi yose, amaganya yawe yose uko yabangana kose, byaba aratambutse, yaba ari uri mu munsi, yaba araguhangayikije ureba imbere, ibyo byose bimukorere, maze uruhuke, maze utuze, maze umere neza. Njya ndeba nkuze kujya mu ngendo zitandukanye, hakaba hari aho ugera ukikorera igikapu, cyane cyane yari mu ndege, hari ahantu ugera ukumva ni sawa kabisa, ukagera ahantu bakubwira ngo zana umutwaro wawe, bakawutwara, bakawushyiraho amazina, bakawohereza, bakakubwira ngo aho iherezo ry'urugendo rwawe riri niho n'umutwaro wawe uzongera kuwusanga, umutwaro ukawuruhuka pe, ibirimo byose wabizi icyuyu wikorera. Iyo uzamuka hari i Kanombe, hari ahantu ugenda ucaca ukagenda ukurura icyo gikapu ugira gute, ujya, ariko iyo umaze kugitanga aho ngaho ugenda wemye, ukagenda ukiganirira, ukagenda ukisomera ibinyamateka, wamara kugera mu ndege ukagarama, washaka ugasinzira, imitwaro yose yarangiye, ugatuza, ukazongera guhura n'imitwaro yawe hantu uyikeneye kandi ari urugendo rwawe rurangiriye. Muri iyi si batura imitwaro muri ubwo buryo, ariko bakongera bakayikorera, kuko nubwo wagera ku iherezo ry'urugendo rwawe ugombye kongera ugafata wa muzigo wawe ukongera ugakurura nawo no kujya kuwucisha mu byuma n'ibindi byose. Ariko umutwaro wo kwa Yesu siko bimeze. Kwa Yesu umuhaye ibyawe byose, utangira kuruhuka, ugatangira kunezerwa n'ibindi bije. Kera twayaga twisiga amavuta y'inka, mwebwe nayo kurya mwarayabuze, ariko agiye twayaga twisiga amavuta y'inka, noneho cyane cyane nko mezi ya 7 ya 8 ukisiga amavuta y'inka nijoro. Ntabwo twayisigaga mu gitondo ko yanukira abantu, ukayisiga nijoro, mu gitondo ukitera utuzi, noneho wawe wisize amavuta y'inka, mu gitondo wakwitera amazi akanyerera kuri ya mavuta ugasanga niyagaragara, amazi yo yanyereye yagiye, ya mavuta ugasanga arategeka ikirenge, arategeka ukuguru, amazi agaca akagenda kubera ya mavuta arayo wisize. Iyo umwami wacu Yesu Kristo ageze mu bugingo bwacu, tukamuha imitwaro yacu, tukayitura, tukayimukora yose, ukayimuha yose, usa n'uwizeye amavuta y'inka mama we, maze ibibazo byose bikaza, ukavuga uti ariko Yesu nakare nakura kabona ko arimo kaza, urakabona kare kambuza amahoro, urakabona kare kambuza promotion yanjye, urakabona kare kambuza kwigira neza, kwera n'indwara, urakabona kare gakoba karimo kagerageza, urakabona kare gaho karimo kanesha umutwe, ariko Yesu nakare urakabona, urabona n'uyu mutwe, urabona nibi n'ayo mafaranga milivare zirimo zibura, Yesu nibi nabyo urabibona, maze byaje ukabwira Yesu, maze ukabwira Yesu bikamera nk'amazi akubita ku mavuta, amazi akagenda yonyine, ya mavuta akavumbi ka saa 7 kagukubita, ugasanga ya mavuta nibwo agaragaye neza ko wayisize koko. Burya mu bibazo no mu ntambara nibwo abantu bafite Yesu bagaragara. Yari mu mahoro, twese turya tunywa nta urwaye, ntabwo ushobora kumenya ubwiza bwa Yesu. Uzamenya ko utandukanye n'uzi Yesu n'uwamwizeye igihe muzahura ikibazo kimwe, hanyuma bagaseka igihe wumva wapfuye wowe, ukaba afite ibyiringiro igihe wumva ko byarangiye nta cyakoreka. Nibwo uzamenya ko kutagira Yesu ari igihombo, nibwo nabwo uzamenya ko kugira Yesu ari ikintu cy'agaciro gikomeye. Uhura n'umupfakazi wapfakaye ari umukirisitu wakirijwe umurokore, maze uhuye n'umupfakazi wapfakaye ari uwo mu kabari, uzareba ukuntu bameze kimwe, uzabagereranya. Uwo mu kabari azaba azi ko amahoro ye ari mu kabari nyine, kandi iyo agiye mu kabari ari umupfakazi, aba ari mu kabari nyine bamwakira nk'umupfakazi. Ariko umurokore niyo aba ari umupfakazi, apfakara ajya gusenga, apfakara ajya mu rusengero, apfakara asengera utwana twe ngo kamwe kazakure kamubera umugabo, kazaba kanyembaraga gafasha urugo rwe. Ariko uwo mu kabari ntabwo ari uko yatekereza.
bahita batandukana. Mu bihe nk'ibi ngibi nibwo umenya abizera Imana n'abatizera Imana ukuntu batandukanye. Yego hariho n'abagerageza nawe akabaye ntakajyemo, akaba hatyo akagerageza akihangana, ariko nubwo yakwihangana ntabwo azakira igifu, ntabwo azakira kudasinzira. Mama niwe wajyaga ambwira ngo naramubajije umunsi wundi, ariko gukunda kunywa itabi cyane wabitewe n'iki? Abakobwa mwanywa itabi mukiri bato? Arambwira atumva ati iyi nkono y'itabi ati yitwa maganyiro, ati sogokuru wawe niwe wanyigishije kunywa itabi maze gupfusha umugabo, ngo igihe numva ntafite, igihe ntekereje umugabo, igihe mbona ibibazo by'abana byanzengurutse, ngo njye ntumura agatabi, arambwira ngo ako gakono k'itabi ni maganyiro. Ndakubwira ibya mama wandeze, niyo nkono y'itabi narayibonye ayifite, yitaga maganyiro, niko yayitaga. Ntabwo tugira amaganyiro twebwe, tuganyira Yesu ibyacu kandi akabyitaho kandi akabikora. Mbasigiye amahoro, amahoro yanyu ndayabahaye, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Niyo magambo Yesu yavuze. Isaya 41:10 yongera kuvuga ati ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya nanjye ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ayo magambo y'ibyiringiro nk'ayaryoshye gutya wayatoragura mu muhanda ho, ntayo wakumva ahantu mu muhanda. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Nta mpamvu yo gutinya. Burya ibyiringiro bituremamo gutinyuka, biduremamo ubushizi bw'amanga. Iyo usomye inyigisho nziza y'umwuka wera, umwuka wera azana muri wowe ubushizi bw'amanga, ugatinyuka iyi si, ugatinyuka Satani, ugategekaho kugira ngo utegekwe, kuko ntabwo waburi muri wowe. Imbaraga z'umwuka wera zigakorera muri wowe, aho abandi batinya ugatinyuka, kuko ijambo rirabiguhamiriza rikavuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntabwo uri wewe wenyine. Iyo dusoma inkuru byakozwe n'intumwa, intumwa zahangaye isi zikemera gupfa, zikemera kuvuga ubutumwa kugeza n'uyu munsi baracyari bahagaze batyo. Iyo uhagaze mu mwanya wawe ntabwo utinya, kuko uzi ko Imana iri kumwe nawe, nta kwiheba, kuko uzi ko Imana iri kumwe nawe. Kandi bikavuga ngo n'igihe watendebutse, n'igihe wumva wihebye, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana kuraturamira, kuradukomeza, kuba hafi yacu. Oh haleluya! Icyubahiro kibi cy'Uwiteka Imana yacu. Maze Imana ikora ibitangaza. Yesu ngo ajya kwa nyirabukwe wa Petero, ajya kwa Petero mwene magambo, agezeyo asanga nyirabukwe arahari, ariko ngo arwaye ubuganga, ariko aricyo Yesu yakoze. Maze Yesu ngo ukuboko kwe gusa. Hari ubwo tuya dusenga tugakabya tukavuga ibintu bibaho n'ibitabaho, ariko Yesu yakoraga imirimo mu buryo butangaje. Ngo ukuboko kwe gusa gukoze kuri nyirabukwe wa Petero, ahita akira, arahaguruka, atangira guteka, atangira kubagaburira, atangira kubitaho. Ukuboko kwa Yesu. Hepfo haratubwira ngo Yesu uyu nguyu tuno tuvuga wazutse, ari muzima, akaba ari muri twe, akaba abanye natwe, akaba agendana natwe, nta gihangara kubaho kwe muri twe. Hari byinshi bihunga, hari byinshi bigenda bitewe n'isezerano ry'ibyo yatubwiye kandi biri muri twebwe, ko nta niba tudatinya. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanyisha abadayimoni iteko gusa, agategeka gusa, akiza abari barwaye bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Ubwe indwara zacu, ubumuga bwacu. Ubu waruhutse kuri uyu mugoroba
kw'indwara zacu n'ubumuga bwo ku mitima yacu, intimba zacu n'ubumuga bwo ku mubiri. Hari abantu nzi, nuko nta mwanya nabona wo kubikubwira, hari abantu nzi bizeye Yesu Kristo gusa bakira indwara kuko zari zazanywe n'abadayimoni, barakira barabohoka. Bya byazanywe n'ubwoba n'amagambo babwiwe n'abantu, ukataka ukarwara ukaremba. Nta ndwara ari ukwera ibyo wumvise mu bantu bakabigushyiramo ukaremba, ariko Yesu twizera, indwara zacu, ubumuga bwacu bwose burakira bukagenda tukabohoka. Yesu nashimwe. Soje nkubwira iki? Soje nkubwira ko Yesu yita kuri twebwe. Yesu yita kuri twebwe. Yesu aratuzi. Iyo tumumenye tukagira ibyiringiro muri we, tukamuha imitwaro yacu akayidutura, tujya tugira ubuzima bushya, tukagira icyerekezo gishya, tukagira imitekerereze mishya, n'imirimo yacu ikabona umugisha. Kuko n'imirimo yanjye ngomye kwikoreza Uwiteka, n'abana banjye nkabikoreza Uwiteka, n'ubuzima bwanjye nkabwikoreza Uwiteka, n'iherezo ryanjye nkabikoreza Uwiteka. Isengesho ryanjye rya buri munsi navuga ngo Mwami Imana uzampa iherezo ryiza nk'iryo bakwizeye bose. Iherezo ryanjye ngomye kuba ryiza kuko nishyira mu Uwiteka hakiri kare. Ntabwo nzashyira iherezo ryanjye mu maboko y'Uwiteka niyo mpfa. Oya, n'uyu munsi navuga ngo Mwami uzampa iherezo ryiza nk'iryo bakwizeye bose. Ibyanjye byose, ibyawe byose, iby'abizera byose tugombye kubishyira mu Uwiteka, tugombye kubishyira muri Yesu Kristo kuko yita kuri twebwe. Ngiye kugusengera, Imana ikomeze kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana turagushimira ko wadutuye imitwaro ukaduha amahoro. Ntabwo tugitinya, ntabwo tugihangayitse. Byaduhangayikishaga, byaduteraga ubwoba, byatubuzaga amahoro, byaduteraga indwara, byaduteraga ubumuga, byaduhetamishaga, byatubuzaga gusinzira, ibyitwaga byamaganyiro byose byararangiye mu izina rya Yesu Kristo. Twabikize muri wowe, n'ubu biriho biza mu izina rya Yesu. Ndahagarika ziriya mbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ubumuga, imbaraga zo kwiheba, imbaraga zo gucika intege, imbaraga zo kureba abantu gusa nturebe ku Mana. Mu izina rya Yesu Kristo iyo bigira iherezo, ndabica intege ariko ndarema bushya, kwizera no gukomera mu Mwami wacu Yesu Kristo, kwizera no kubona Imana ikora, kwizera no kubona ibitangaza by'Imana, kwizera no kubona Imana twitaho, kwizera no kubona ibyacu byose bifite nyirabyo. Umwami wacu watwiremeye ko ari urushako, ko ari kuzashaka. Umugabo niwe umutanga Yesu Kristo, umugore niwe umutanga Yesu Kristo, urubyaro niwe urutanga, kunguka mu buzima niwe ubitanga, no tuzamura mu ntera. Mu izina rya Yesu Kristo ndarema wowe uri mu nyumva, akira isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Yesu agukize, Yesu akwiteho, Yesu akurwanirire mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amina. Wari kumwe na Bishop Seburikoko Celestine. Telefoni ni 078888 70907 0783709097. Yesu Kristo akomeza kukwitaho. Niba hari ikindi cyifuzo ushaka kutubaza gusengera, yenda ukazamvugisha, wazamvugisha tukagisengera. Ariko icyo nzi cyo nuko Yesu yaje kugira ngo tubohoke, dukire, tunezerwe, tuzabana bizera bose mu ijuru. Amen. Amen.